byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga no kugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka twashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo makuru yose ajya bageraho. Nabone mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byarushaho kuba byiza cyane bwacu. Ariko kandi none twatekereje tutariko waganira ku muryango mu bihe bishize twagiye tuganiraho kenshi, tuzanakomeza tuganireho, ntabwo bizahagarara kubera ko umuryango ni ipfundo ry'ibintu byinshi, ni ipfundo ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Imibereho yacu mu muryango idufasha no kuba handi hirya no hino. Tugiye kuvuga iki ku muryango rero? Tugiye kureba ku ruhare rw'umubyeyi muri wa muryango nyine ku burere buhabwa umwana. Ese ni uruhe ruhare umubyeyi akwiye kugira mu burere buhabwa umwana? Ni igiki akwiye kuba akora? Ese abikora ati? Yatabikoze neza uko bikwiye bigenda gute? Ariko se neza ni ukuhe? Ushobora kuvuga ngo neza wowe ni gutya, undi nawe ni gutya, ariko se hari ibyo dushobora nibura guhurizaho tukavuga tuti ibi rwose byari bikwiye, ibi ntibyari bikwiye. Hanyuma rero inyungu n'ingaruka ni izihe kuri ubwo burere wahaye umwana wawe? Ni igiki kigira umuntu umubyeyi? No kubyara gusa no kurera? Ibyo ni bimwe mu bibazo turi buze kugenda tugarukaho mu kiganiro. Nawe aho ushobora kuba ufite byinshi wibaza, turaza kubigarukaho. Uraza kuduha ibitekerezo cyangwa wohereza ibibazo byawe tubisangire n'abatumirwa bacu. Muti rero ibyo bintu se ni wowe ugiye kubitubwira? Nanjye ntashwe. Ntabwo ari jye, ahubwo dufite abatumirwa tugiye gufatanya muri iki kiganiro. Turi kumwe na Madame Aurore Umuhoza, akaba akuriye SNF mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo SNF murayizi cyane, ariko ku batayizi araza kudufasha kuyisobanukirwa biruseho mu gihe nyine turi buze kuba tumuhaye ijambo. Aurore rero tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze kunyakira mu kiganiro cyiza, numvise kandi gifite igihugu cyacu akamaro. Uretse rero Madame Aurore, turi kumwe na Bwana Serushako Serge, akaba ari umwe mu nshuti z'umuryango, akorera mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Nyakabanda ya kabiri, mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge. Serge, namwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze kunyakira, murakoze kuntumira muri iki kiganiro kugira ngo dusangire uburere, tuvuga ku burere bw'abana bacu, tuvuga ku muryango, kuko umuryango ariyo ntangiriro y'ubuzima bw'igihugu. Arakoze cyane Serge. Hanyuma rero turi kumwe na Bwana Eric Mahoro, uyu ni umuyobozi wungirije wa Never Again Rwanda. Ngira ngo Serge mukanya nari mbabwiye ko ari inshuti y'umuryango, muraza kumenya n'inshuti y'umuryango icyo ari cyo. Nawe udukurikije kuba inshuti y'umuryango, uragira uruhare muri iki kiganiro, ariko kandi ibirenzeho turaza no kugenda tubisobanukirwa mu kiganiro. Hanyuma rero ndi turi kumwe ni Bwana Eric Mahoro, ni umuyobozi wungirije wa Never Again Rwanda. Nayo ngira ngo abenshi murayizi, kuba tayizi rwose uyu ni umwanya mwiza wo kuyimenya no kuyisobanukirwa. Hanyuma ariko kandi nanone akaba ari bamwe mu bantu babana n'urubyiruko kenshi, mu batanga inama zinyuranye ku mahoro n'ibiki. Murabizi hari imyaka abantu bageramo, amahoro ku mwana n'umurera bikasa n'ibigorana cyane, ubwumvikane bukabura, ariko baraza kudufasha. Eric, nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane, ndabashimiye. Twihuse rero nagira ngo noneho turebe uyu munsi, ubundi iyo bavuze umubyeyi abantu bakwiye kumva iki? Duhere kuri Madame Aurore. Umubyeyi ninde? Umubyeyi ni umuntu umeze ute? Umubyeyi kugira ngo umuntu abe umubyeyi biba byagenze bite, bisaba iki? Murakoze. Umubyeyi ngira ngo akenshi ubuze umubyeyi wumva umuntu urera, ufite abarera bari mu nshingano ze. Umubyeyi, hari umubyeyi wabyaye abana, akaba afite inshingano yo kurera. Rero ushobora kuba umubyeyi uri umugabo n'umugore mwabyaye mukaba muri ababyeyi. Ushobora no kuba umubyeyi kuko ufite abo ukuriye, urera, uha impanuro. Icyo gihe rero ushobora kuba umubyeyi, ko washatswe no kuba umubyeyi kuko ufite inshingano yo kurera.
aha ati rero umubyeyi ziba ari inshingano ariko kandi ati nyine ugomba kuba ufite n'urwo ruhare ukajya n'uruhare mu kurera. Arakoze cyane. Hanyuma se iyo tuvuze umuryango ni iki? Serge nk'inshuti y'umuryango, umuryango ni iki? Murakoze. Muri rusange tuvuze umuryango, muzi ko umuryango ubugizwe n'ababyeyi nk'uko umuhoza Aurore yari amaze kubivuga. Ababyeyi bavuga ababyeyi akenshi bari umubyeyi w'umugabo n'umugore, bakagira nabo babyara aribo bana barera. Abo yahoze avuga rera, umuryango urera, ababyeyi barera abana abo bibyariye, kimwe n'uko bashobora kurera nabo batabyaye. Ariko iyo ufasha abo babyeyi n'abo bana bo muri urwo rugo turwita umuryango. Muri uwo muryango rero urumva ugizwe n'ababyeyi n'abana, ndetse abarimo n'abandi bashobora kuzamo nk'abakozi bakoresha muri urwo rugo, nabo babarwa muri uwo muryango. Ku bijyanye n'insanganyamatsiko yacu hasigaye ijambo ryitwa uburere. Uburere ngiye kubaza Eric, kuko niyo umuntu yaba atari kuvuga ngo ni ibyabamo umunsi ku wundi, ariko ushobora kuba warakuriye mu muryango, ubwo burere bukabuhabwa. Ushobora kuba uri umubyeyi umunsi ugatanga uburere. Turashaka kureba uburere ni iki? Uburere ni iki? Uze no twese turaza guhuriza hamwe turebe ububoneye ni ubuhe, ubutaboneye ni ubuhe. Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza, ngira ngo uretse no kuba mu kazi ka buri munsi muri Never Again Rwanda duhura n'ibyo kubaka amahoro no kurera urubyiruko, ariko njyewe muri rusange ndi n'umurezi, kuko uburezi nibwo nigiye kugera ku rwego rwa masters. Wenda ndasobanura nshingiye ku buryo bubiri, uburyo bwa teori ariko n'uburyo bukoreshwa buri munsi aho tuba mu miryango buri munsi. Ubundi uburere kigomba kuba ari igikorwa gikorwa n'umuntu mukuru ku mutoya. Mu magambo yoroshye wabisobanura nko kwereka inzira umuntu mutoya, ukiri mutoya, kugira ngo amenye imigenzereze ndetse n'indangagaciro akwiye kuba afata zijyanye n'aho yavukiye. Ariko za ndangagaciro birumvikana ko zubakira n'ubundi ku mibereho n'umuco wa ba bantu barera wa muntu ukiri mutoya. Muri rusange rero iyo urebye ugarutse nko mu muryango wacu, ngira ngo ibyo bagenzi banjye bagarukagaho bavuga ku muryango, bavuga ku babyeyi, akenshi za nshingano z'uburere zihita zijya ku babyeyi, kuko umwana iyo avutse avukira mu muryango cyangwa akavukira mu bamurera, ariko aho ari haba inshingano ziba zifitwe na ba bantu bakuru kugira ngo bereke wa mwana inzira ndetse bamuganishe ku aho bifuza ko azagera, n'aba mukuru bamutoze za ndangagaciro bifuza ko agira. Ndetse nanavuga ko uko wifuza ko umwana azamera bica nyine muri bwa burere. Hari imvugo yakunda gukoreshwa n'umwe mu ba perezida ba Amerika, n'ubwo Amerika tutakifatiraho urugero ku bintu byose, ariko ngo rero umwana utazarera umuntu mukuru, bivuze ko ugomba kwereka wa mwana inzira kugira ngo naba mukuru azaba akora ya migenzo afite za ndangagaciro zifuzwa. Arakoze cyane Eric. Hanyuma rero Madame Aurore, Eric atubwiye mu magambo arambuye uburere, twabonye umuryango, twabonye umubyeyi. Uyu munsi rero abo bantu bahuzwa n'iki? Umwana, umubyeyi, uburere. Ubundi ubwo burere bukwiye kuba bumeze bute? Yaravuze ati rero umwana utazava ahurera umuntu mukuru. Mu Kinyarwanda naho dufite indi mvugo, undi mugani uvuga ko uburere buruta ubuvuke, cyangwa se n'imvugo uburere buruta ubuvuke. Bivuze ngo hari ikintu ubwo burere bumarira wa muntu. Ubundi bukwiye kuba butangwa nande? Ni umubyeyi, umuntu wese ubonetse wese,
bukwiye gutangwa nande hanyuma kandi atanga iki ubundi? Murakoze, ni ikibazo cyiza cyane. Uburere ubundi butangwa n'umubyeyi. Umubyeyi niwe uha wa mwana inzira agomba kunyuramo izamugeza aho ashaka kandi heza. Ubwo rero bwa burera amuha, ya nzira amuha, ya ndangagaciro amuha, kwa kwigira amuha, nibyo bimugeza aho umubyeyi ashaka. Kandi umubyeyi rero, mu bana urera ni n'umubyeyi muri antohaje aho uri mu muryango ni mugari. Hari umuryango muto wo mu rugo, abana urugo urera, umubyeyi arera, n'abo abaturanyi. Nk'umubyeyi, koko umubyeyi mwiza ntabwo ureba abawe bo mu nzu, ureba n'abandi mwegeranye bose kuri wowe uri umubyeyi. Ubonye umwana ari mu nzira itari nziza uramuyobora, nk'uko yabivuze, umwereka kuko inzira akwiye kunyura. Arakoze cyane Aurore. Hanyuma Serge, muri inshuti z'umuryango na Aurore yarabikomeje ati burya nituvuga umuryango abantu ntibumve mu rugo mu nzu, naho hanze hagukikije ni mu muryango mugari w'igihugu, uwo muryango mugari wawe, abandi famiye yawe nyine yindi yaguka, ariko kandi naho dutuye n'ibindi nk'ibyo. Uyu munsi nk'inshuti z'umuryango, ibyo bintu Aurore avuze biraba uyu munsi, ugasanga umubyeyi arareba abana yabyaye cyangwa se n'abarera mu rugo, ariko akareba no hirya, yaca mu muhanda yabona umwana ateshutse ati agatesha, yakwigira hirya umwana akamenya ati uyu nawe ni umubyeyi wanjye, nubwo atari mama ariko Serge mbonye nkosa arankebura, akaba yabitinya, cyangwa mbonye Eric kandi nyamara ibyo ndimo, ibintu nk'ibyo. Uyu munsi bimeze bite? Tugaruke twirebeho mu muryango nyarwanda, yaba uwo mu nzu cyangwa n'uwo mugari Aurore yaravuze. Mu by'ukuri nk'uko yarabivuze, umuryango, hari umuryango muto, hari n'umuryango mugari. Ariko noneho iyo uri umubyeyi wita ku bana bawe ukabarera neza, uba wifuza ko n'abandi bana bo mu yindi miryango nabo bagira ubwo burere bwiza. Kera ubundi byari bisanzwe, umwana wari uw'umuryango, niko babivuga n'ubundi. Bishatse kuvuga ngo ntabwo umwana ari uw'ababyeyi be gusa, ariko n'abandi banyarwanda cyangwa abandi babyeyi b'iruhande bamufiteho kuba bamwitaho bakamurera. Ni ukuvuga ngo umwana ashobora kugenda akava mu rugo, ntabwo waba uri umubyeyi ngo umusange ari gukora ibintu bidakwiye ngo umwihorere ngo uyu mwana si uwanjye nuko akanaka, ahubwo uwo mwana nawe ugomba kumwitaho ukamureba n'ikibazo afite, ndetse ashobora kuba afite n'ikibazo ababyeyi batazi, bakaba ari umufasha kugira ngo n'ababyeyi bamenye ikibazo afite. Hari igihe wabonaga nk'abana avuye mu rugo agiye ku ishuri, yagera mu nzira akajya gukata, akajya gukina biyi iruhande, aho kugira ngo ajye ku mashuri nk'uko bamwohereje. Umubonye rero nkaho mu buryo ugasanga arakina, ukamucaho ukigendera, kandi ubona yambaye uniforme, afashe wenda afite n'ibitabo hafi, ntugire icyo ubikoraho, nawe ntabwo icyo gihe uba uri umubyeyi mwiza. Nibo babandi bashobora ngo ababyeyi gito. Uvuga ngo nk'inshuti z'umuryango rero badushyizeho ku buryo nyine twagerageza kwegera iyo miryango, kuko imiryango nayo ifite ibibazo byayo bwite bituma badashobora gutanga bwa burere bukwiye umwana afiteho uburenganzira. Icyo gihe iyo batabonye ubwo burere bwiza, abavukijwe uburenganzira bwe. Muti umuryango nawo ufite ibibazo bituma badashobora gutanga bwa burere. Aurore ati umubyeyi afite inshingano yo kurera. Eric ati ugomba kurera umwana kugira ngo hatutazarera umukuru. Duhurize ibyo bintu. Ibibazo bafite mu muryango bituma batazuza za nshingano zo kuba umubyeyi ni nk'ibi. Mu byo tumaze kubona kenshi mu miryango dusura, harimo ibibazo iby'ingenzi navuga ni nka 2 cyangwa 3 bituma ababyeyi cyangwa umuryango utarera neza abana ngo bahe uburere bakwiye. Ariko ntabwo mvuge ngo si muri rusange, ahubwo ni kazi zijya zibaho, cyane cyane iyo hariho imiryango
ababyeyi b'abana batumvikana bitewe n'ubusinzi. Hari nk'abajya mu by'ubusinzi, iyo babaye abasinzi ntabwo babona wa mwanya wo kwita ku bana ngo babahe bwa burere bakeneye. Aho kugira ngo bamenye gahunda z'umwana, barimenya bagashaka icyatuma bakomeza kwisindira, kandi ko gusinda bikazana amakimbirane atuma batongana kenshi bakanarwana. Wa mwana ntasiporte ibyo bintu, ugasanga harimo n'abandi benshi tujye dusanga mu mihanda, akenshi bagenda bari guhunga iyo miryango kuko babona nta mutekano bafite. Wenda turakomeza kugenda tubigarukaho. Noneho tugeze kuri Eric rero, umuryango nyarwanda uyu munsi urimo urarera umwana ngo hato utazarera umuntu mukuru nk'uko wabivuze. Umuryango nyarwanda twibone duse n'abisubiramo, buri wese yisubiremo yihereyeho, ariko tuze no kugera ku muryango mugari nk'uko Aurore yabivugaga. Uyu munsi bimeze bite? Si uburere buratanga uko bikwiye cyangwa harimo ibibazo nk'uko Serge bivuze bituma abantu batuzuza inshingano? Reka wenda nkoreshe nse n'usubiza mu buryo nakwita ubwo twita ngo didactive, mpere ku muryango nyarwanda muri rusange, hanyuma ngaruke no ku muryango nk'uko Serge yabisobanuraga kare. Umuryango nyarwanda ntago byoroshye mu by'ukuri. Dufite ibibazo binyuranye. Harimo ibibazo navuga twebwe tubona buri munsi mu kazi kacu bishingiye ku mateka. Umuryango nyarwanda mbere na mbere warangiritse. Buri iyo sosiyete yabayemo jenoside yakorewe abatutsi ni ikibazo gikomeye cyaje kigasenya umuryango mu buryo navuga ko butoroshye, ndetse ku buryo gusenya umuryango byavuye ku babyeyi birambuka bigera ku buryo muri sosiyete hakozwe ibintu by'indengakamere ubundi bitari iby'i Rwanda, bituma n'abagize umuryango batatana, bikangirika mu buryo bukomeye. Na n'ubu ngubu mu byo tubona bikibangamiye umuryango nyarwanda harimo n'ingaruka zirimo ibikomere by'ayo mateka twanyuzemo nk'igihugu. Icyo ni ikibazo cya mbere mbona cyangwa navuga tubona muri rusange kibangamiye sosiyete nyarwanda, ndetse kinahungabanya rimwe na rimwe niba atari kenshi uburere abana bahabwa. Serge yigeze kuvuga abo twita ababyeyi gito. Buriya rero ibyo nigeze kugarukaho kare mvuga za ndangagaciro dukwiye kuba duha abana, ntabwo ariko bose bazibona bitewe rimwe na rimwe n'ingaruka za ya mateka mabi umuryango nyarwanda waciyemo. Ibyo rero biragaruka bikaza no ku mibereho y'iki gihe. Navuga ko ari ikibazo kitari gusa mu Rwanda, ahubwo uko iterambere rigenda riza abantu bagira inshingano nyinshi, bakagira n'ibintu binyuranye bagomba kuba bitaho, rimwe na rimwe bibatesha inshingano bafite mu muryango. Ukicara rwose ukabona mu rugo ntuhazi, kubera ko ari umugore ari umugabo bagomba kubyuka bakajya gukora, wa mwana agasigara ari uw'ishuri. Ishuri ubwo ririmo mwarimu n'abayobozi b'ibigo, abakigerageza, ndetse na za nzira ziri hagati y'ishuri no mu rugo, kuko umwana afite uko ajya ku ishuri, afite n'uko avayo. Azahura wenda harimo abatwarwa n'abamotari, hari ugira abakozi bakamuherekeza, hari ugira abashoferi bakamutwara cyangwa iwabo bakamusigayo, ndetse twebwe kera twanagendaga n'amaguru ibirometero byinshi. Aho niho wigira iyo nzira iri hagati. Kuba rero wa muntu wari ufite inshingano, wa muryango wari ufite inshingano, urimo kubaho indi mibereho ishingiye kuko ibibazo biteye muri iki gihe byambura inshingano mu by'ukuri mu buryo bugaragara ba bandi bashinzwe kurera bari bafite. Uburere rero buba butangiye guhungabana. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe hari ibibazo tubona ukabona bidasanzwe, kubera ko imiterere y'uburere, imiterere y'umuryango muri iki gihe idatanga umwanya uhagije ku bakuru kurera abakiri bato. Ibyo rero ngarutse ku muryango wa wundi papa na mama
bakwiye kuba bafite inshingano zo kurera wa mwana, bakaba ari ba bantu bisanga muri ya sosiyete ifite bya bibazo nababwiye bishingiye ku mateka yacu, bakongera bakanisanga muri bya bibazo bishingiye ku mibereho y'iki gihe. Nabo ntago buri gihe ariko biborohera kugira ngo buzuze neza za nshingano zabo za buri munsi. Icyo gihe rero iyo ibintu bitameze neza, umusaruro uragabanyuka, ndetse hari n'aho uba mubi cyane, ndetse ugasanga rimwe na rimwe bigize n'ingaruka ku bana zikomeye, bamwe bikaba byabaviramo no guta umuryango. Icyo ni ikintu uvuga ko ntago twakwicara ngo tuvuge ko nonaha ibintu bijyanye n'uburere muri sosiyete nyarwanda bimeze neza gusa, nubwo abantu bagerageza, ariko ibyo bibazo bigenda bitugiraho ingaruka. Arakoze cyane, ingaruka turaza kuzigeraho mu kanya. Ahubwo nagira ngo mbaze Aurore, uyu munsi mwebwe iyo murebye nka senefu, buriya ni byiza ko nk'abantu baba banareba rya terambere ry'umugore, umugabo, umuryango ugatekana ukamera neza. Erika ati imibereho ubwayo ntiyoroshye, amateka nayo ntituyacika vuba, bityo rero byose bigahurira kuri wa muntu ukwiye no guhana uburere bukwiriye wa mwana. Hari n'ahandi Serge ageze kuvuga ati abantu ubundi ntabwo nk'umubyeyi wakwiye kubona umwana akosa ngo umureke kabone n'ubwo yaba atari uwawe, kuko byanze bikunze uwo mwana urimo kosa uno munsi ejo ashobora kwanduza na wa wundi wawe wibwiraga ko ameze neza, cyangwa ugasanga n'uwawe nawe abigiyemo kuko nyine bari kumwe bakina bahura. Kavuga nti inshingano z'ubuzima bwa buri munsi n'imibereho itoroshye, amateka, turimo turabyara kandi dukeneye kurera, ibyo bintu tubihuza gute kugira ngo wa mubyeyi agere ku nshingano? Birashoboka koko umuntu yatanga uburere buboneye kandi bwuzuye n'ibyo bibazo byose nyine Eric yarakomojeho? Murakoze cyane. Ntibyoroshye, ugiye koko muri leta usanga hari ibibazo byinshi kubera isi turimo, iterambere turimo, ariko kandi ibyo byose bigerwaho ko mu muryango byubakiye ku muryango. Iyo umuryango rero utabashije nawo gutera imbere, iyo umuryango udafite indangagaciro, iyo umuryango uhungabanye, ibyo byose nabyo birahungabana. Muri iki gihe rero kugira ngo ubashe kubikora neza nk'umubyeyi, uzi ko umubyeyi ni inkingi y'umuryango, ni inkingi ndetse y'igihugu. Icyo gihe bisaba ko umubyeyi agira uruhare runini, nk'umubyeyi agira uruhare runini rwo kwita ku bana arera, rwo kumenya guha abana gahunda, nawe akamenya kwiha gahunda. Nimba koko abantu benshi bari mu bintu byinshi, bari mu kazi, bari gushaka imibereho, hari abafite nabo ibibazo bagize bituruka mu mateka, yabivuze neza Erika, ariko iyo uri umubyeyi koko ukomeye, umubyeyi ugomba kurera abana, urubyiruko ngo nabo batazanyura mu buzima wanyuzemo, bya bindi waciyemo bikubera isomo ryo kugira ngo ryo kugira ngo urere koko umwana ukomeye utazanyura muri ya mateka wanyuzemo. Bivuga ngo byakorwa bite nk'umubyeyi mwiza? Nk'umubyeyi mwiza rero ugomba, umwana murabizi ko umwana arerwa akiri muto, ari n'umugambi ngo igiti kigororwa kikiri gito. Wa mwana ukibyiruka utangira kumutoza indangagaciro, ukamutega amatwi. Iyo uteze umwana amatwi ukamuha umwanya, na wa mwanya muto ufite mu kazi kenshi, aho utahiye umwanya muganire. Umwana ntumuterere umukozi, umwana ntumuterere mwarimu ku ishuri, unakurikirane, ujye ku ishuri uganire n'umwarimu, ese umwana yitwaye ati. Umwana ugeze umukurikirane nawe amadevari, ukurikirane byose, wumve umuhene yo wamuha iminota 10 muri wa mwanya, byubaka umuryango. Mukaganira, ukamenya ibibazo umwana afite, ukamenya n'uwo bahuye. Nimba umwana yagiye ku ishuri yitwaye, tamutwaye yitegeye, umenye n'uwo bahuye n'icyo baganiriye, bityo umenye n'uko umugorora. Abana barimo ibice byinshi. Hari umwana ukiri muto utoza, ukamutoza imirimo, ukamutoza indangagaciro zose tugomba guha ababyeyi. Hari n'umwana ugeze hagati, abenshi badutera ikibazo, bageze muri adolescence, abo ni nabo bakomeye, abo ni babandi turwana nabo umwegera, umuha umwanya, kuko burya ikica muri iki gihe turimo niko nta mwanya duha abantu.
usanga ababyeyi bamwe barataye inshingano zabo kubera ibibazo binyuranye, ugasanga ntabwo uganiriye n'umwana ngo umenye ikibazo afite. aha n'igihe nawe kiba kiguturuka ari nk'urugero ngeze kwicara nganira n'abana nkajya mbabaza sinere nkubangamira, umwana ahita akubwira, urataha ukavuga ngo iki nticyakozwe, ntunatubaze ngo byagenze gute, ukavuga ngo wasanze hano hasa nabi, ntuvuga wenda none umwana akakubwira utuntu twinshi umubwira. Icyo gihe nawe urisuzuma uko wa mwana namubangamiye, uyu munsi wavuze nabi, ubwo urumva ni akantu gato mubwira. Ese ku ishuri byagenze bito, hari n'igihe dushyira abana mu mashuri ya interina, burya naho bahigira ibintu byinshi, ugomba kumuganira twese byagiye ukamenya naho umugorora. Iyo utamuhaye umwanya rero ngo muganire ngo uri mu kazi kenshi, cyangwa se bamwe bajya ngo uri mu mashuri urihe, hari byinshi, wa mwana ntabwo umenya aho umugorora. Na ya mateka atuma utagira nawe uramuganiriza, akamenya aho agoramye, akamenya aho agoroka, bityo nawe akazavuga ati ubwo aha byagenze gutya ngewe noneho ndakura, nawe avuga uti nzabikosora. Rero uruhare runini ni urwacu ababyeyi, nitwe tuzubaka umuryango koko utekanye. Arakoze cyane Aurore, ati uruhare runini ni urwacu ababyeyi. Hanyuma rero Serge, nk'inshuti y'umuryango, hanze aho ubibona ute? Buriya nigeze kubaza abantu ariko ubundi kubera iki hagiye kuba inshuti z'umuryango, umuryango bwabo wari wananiwe. Barambwira ngo byari ngombwa ko nyine umwana n'uw'umuryango nyine habaho abantu bagomba kubafasha, kubaba hafi. Hari n'abo binanira, hakaba rya jisho rindi ribareberera rikabafasha kugwa. Hari umubyeyi uryango kugaruka mu nzira n'abana. Uyu munsi bimeze bite rero? Aho wenda ntibyatunaniye ugasanga inshuti z'umuryango ziraheka imiryango yazo ubwazo, zikanaheka n'imiryango ibyananiye hanze aha. Bimeze bite mubibona mute, cyane cyane muhereye? Kuko buriya Aurore yavuze ati igiti kigurwa kikiri gito. Nibyo, uyu munsi ntabwo abana bose ari impinja dufite mu gihugu, harimo ababaye bato barakura, hari aho bageze. Ese tubona umusaruro? Cyane ko tunabihoze muri iyi minsi, abana benshi bari mu rugo, babaga bari ku ishuri, bwa burere avana. Eric yageze ko muzati mu rugo ararerwa, ariko na yanzira ajyamo ajya kwiga, aho ahura n'abandi naho akagira ubundi burere hakura. Uyu munsi noneho byose biri muri lockdown, umugani w'abandi. Ubu nuvuga ngo amasomo niba atarimo gutangwa, abana bari mu rugo, barareba wa mubyeyi, barareba wa muntu uri mu rugo, kugira ngo ababe hafi, abakurikirane, aho bateshuka abagarure. Turimo turishimira umusaruro w'uburere twatanze ku bana, inzira yose bagiye banyura, cyangwa biracyari intambara? Turimo turarera abakuze nka ya mvugo Eric yageze gukomoza. Urakoze. Mu by'ukuri ntabwo twatangira gucika intege ngo ibintu byacitse, kuko niba hari uburere buke cyangwa bugaragara ku bana bari ubu ngubu, si ukuvuga ko ari hose. Hari n'ahandi rwose usanga abantu bafite bwa burere mboneragihugu twifuza, abana babonye ubwo burere. Ariko ntihabure na ba bandi nyine batabonye ubwo burere, ari nabo ubu ngubu bibandwaho cyane, kuko baba bakenewe nabo kwegerwa bagafashwa. Cyane cyane abo bana bato bakeneye kumenya ko nabo bifitemo ubushobozi bushobora kubaka igihugu, ndetse ko n'abari imbaraga z'igihugu. Iyo umwana rero umwegera ukamuganiriza, ukamwereka ukuntu ari umuntu ukomeye ufite agaciro, atangira rero kumva ko ashobora kuba hari icyo yamarira Abanyarwanda cyangwa u Rwanda muri rusange. Urakoze Serge, ndagira ngo tunyarukire mu mudugudu wanyu, duhereye tuve ku rwego rw'igihugu, tumanuke tuve ku rwego rw'akarere, tumanuke turenga umurenge, tujye mu kagari, hanyuma tuze kwinjira mu mudugudu wanyu wa Kigarama, mu kagari ka Nyakabanda ya 2. Uyu munsi ibyo bintu uvuga niko bikorwa, cyangwa harimo icyuho? Tuzane igikombe tuvuge tuti mudugudu mwiza mwesheje umuhigo, cyangwa hari ahakeneye gusananirwa? Wenda singiye kwihara cyangwa ngo mbabeshye, ariko wenda urugero utanze rw'umudugudu wacu ni umudugudu uteye neza, utarimo ibibazo byinshi nk'ibyo tuzi ku bana bafite uburere buke, cyangwa se harimo abaderenka, bitewe ariko n'uko umudugudu uteye. Ariko ntibibuje ko mu nkengero zawo hari hahandi hari
ikesi nk'izo twibwirira ibyo bibazo tunabiganira kuko rega abadukurikiye harimo abadafite ibibazo harimo n'abo byarenze avuga ati aho sijye jyenyine muri iki gihugu usanga ya hashtag nahoze mbona ngo ntaba ari jyewe ibi bintu biriho jyenyine hanyuma niba ari tari jye cyangwa niba ari nanjye ntaba ari jye impamvu yo kugira umwana wanjye azarerwa akuze kandi nari kumurera ari muto rwose ikibazo nk'icyo dukunze gusanga hari ibibazo ahanini nk'ahandi hari abantu burya hari quartier zifite uko ziteye hari n'abantu begeranye sinzi ko nabyita akajagari ariko hari ukuntu abantu quartier ziba zubatse none ugasanga abana baregeranye ubwabo ababyeyi nabo nuko ariko ababyeyi kenshi nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze niba abandi bazinduka mu gitondo bajya gushakisha imibereho hari abafite imirimo ishoboka ariko hari n'abajya gushakisha nabo birwa bahangayitse noneho mu gihe agiye b'abana basigaye mu rugo nta n'icyo gufata bafite no handi usanga b'abana nabo bati ngo bakajya hirya no hino ugasanga hari abajya mu mabere gushakamo ibyo kurya abandi birwa bari gushaka ngo bari gutoragura inyuma bajye kwishakira igiceri kimwe ugasanga abo bana ni abana bafite babuze uburere kuko uburere babubuze bate ababyeyi babo ntabwo babitaho ntibabonera umwanya kubera nabo bajya guhangayika ubwo ibyo ndabishanisha rero n'ubukene bikaba biturutse bifitanye isano cyane n'ubukene butuma nyine nta mwanya wo kurera umwana aho kujya gushaka bavuga ko bagiye gushaka ikibatunga ariko kenshi ko bagiye kugishaka niko n'aba bandi basize nta murongo babasigiye watuma baza kubasanga nta byangiritse nabo umwe agacaha abana nabo bakababona baragiye nabo bagacaha bityo bigasanga ni hahandi hari abantu nanone bya bindi wenda leta igitwigisha ko kubyara abo dushoboye kurera nabyo ntitubyubahirize ugasanga turabyara abana benshi ariko kubaha bwa burere bikaba ikindi kibazo kuko nta kuntu waba udafite icyo kubaha urajya gushakisha umwana asigara aho ntacyo wamusigiye n'uwaza kumushuka cyane cyane nk'abana b'abakobwa niho hahandi bababonera kujya kubashuka babashukisha utuntu tworoheje ati kugura za twabiswi n'ibindi bigatuma akurarwa kumva ko uriya muntu ari umukunze kurusha umubyeyi we arakoze cyane Serge hanyuma Eric Serge duhaye scenario ariko yumvikana ni ubuzima bw'abanyarwanda ushobora kuba utabamo no munsi hari abandi babamubona ni ibintu byumvikana umuntu wese ahita yumva ariko noneho mwebwe wenda tuve kuri abo bana bakiri mu cyiciro navuga ko cyo hasi twigire hejuru gato mubana nabo umunsi ku wundi muhura mu bintu bitandukanye mubibona mute iyo mubabonye muravuga muti kudushapo ku muryango wacu murabona ukuntu dufite urubyiruko rumeze neza rufite indangagaciro bimwe byose mwatubwiye cyangwa muravuga muti ariko twarakubititse hano harimo icyuho bimeze biti mubibona muti ni ikibazo cyiza cyane ariko numva umuntu yagisubiza mu buryo bubiri nkurikije ibyo tubona harimo urubyiruko rwiza ntirubuze byo turabafite utangiye kubona bashishikariye kuba umusemburo w'impinduka nziza muri sosiyete ndetse guhera muri cya cyiciro cy'abana ariko abana ubona bafite umurongo bafite icyerekezo barimo ariko byose nyine bituruka ku nzira baba baranyuzemo iyo bagize amahirwe yo guhura na bwa burere wenda twebwe tubikura no mu muryango wonyine ahubwo bikajya no hanze y'umuryango buriya hari n'abandi bantu muri sosiyete bagenda bakora akazi keza ko kwereka abana inzira bacamo abo rero ni rwo rubyiruko ugenda usanga bakura ariko ukabona ko wavuga ko utatinya kuvuga ko ari intangarugero banatanga icyizere cy'uko ejo tuzaba dufite igihugu cyiza ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo ibintu byose ari imiseke igoroye
dufite n'urundi rubyiruko rwinshi rwangiritse ndetse hari ibyo bagenzi banjye bagarukagaho bavuga ngira ngo ko ikibazo umuntu yagishakira mu muryango kare twanabivuzeho ariko birenze no mu muryango kuko buriya uburere uko buteye muri iki gihe iyo umuryango ugize intege nkeya ku nshingano hari abandi bantu tayari baba bari hafi biteguye kukurerera kera bajyaga bavuga hari umugani numvaga baca nanjye nkukoreshe bavuga ngo utumviye se na nyina ngo yumvire ijeri aba ari hanze ariko ni muri rusange kuko ntabwo abantu bose ariko bafite ababyeyi biturutse ku mpamvu zinyuranye ariko iyo hantu umwana akwiye kuba ari hateshutse mu kumuha inshingano zimuha ya shusho wifuza ko agira ya mimerere wifuza ko umwana akwiye kuba afite hari ibindi bintu bihari bimwigisha nabi ibyo rero birimo yaba ari ibyo abona mu buryo bw'ikoranabuhanga ubu abana rwose bagira uburyo bajya kuri interineti bakareba ibyo bifuza kureba icyo gihe iyo bikozwe mu buryo budaherekejwe n'abakuru ngo babafashe gutoranya bya bindi byiza akenshi bakuramo ishusho mbi harimo n'abareba akagerageza kubaka umuntu yifuza kumera nkawe akamukura muri bya bindi areba atari kumwe n'abakwiye kuba bamurera akubaka ishusho y'uko umuntu w'igihangange kuri we ari umuntu wenda ukoresha ibiyobyabwenge ari umuntu w'ikigomeke niba iryo jambo rikoreshwa mu kinyarwanda ariko wananiranye ufite imico n'imyitwarire bitari byiza ibyo rero bigahungabanya umwana dufitemo rero n'urubyiruko navuga rufite ibyo bibazo ariko icyo navuga muri rusange nuko ibyo byose birasaba ubufatanye nagaragaje intege nke ziri mu muryango ariko ntabwo ibintu byose twabiharira n'umuryango tumaze n'iminsi tubona n'ibibazo bikomeye biri muri uwo muryango tuvuga amakimbirane gucana inyuma abakunda kujya mu nteko z'abaturage ngewe njyayo no mu nama dukora nyuma y'umuganda hari igihe abantu baza bakakubwira ibibazo ugasanga hari ibibazo birenze wa muryango tudakwiye kuba duharira umuryango wonyine nibwira ko abafatanyabikorwa bose batandukanye bakwiye no gutangira gutekereza kuri ba bana kuri environment imimerere dukwiye kuba turema aho turi kugira ngo wa mwana uhakuriye abe umwana koko wifuzwa ikindi wenda navugaho nuko umwana ubundi mu burere ikintu gikomeye mu burere ni role modeling buriya umwana iyo akiri muto aba afite uko yifuza kumera hari igihe yifuza kumera nka mwarimu we akabona ari we muntu umuba hafi cyangwa akifuza kumera nk'ababyeyi baba bafite cyangwa akifuza kumera nk'umuyobozi runaka urumva rero buri wese afite inshingano zo kurera nubwo yaba atari kumwe n'umwana ariko uwo muntu rero birasaba ko twese biba inshingano za buri wese murakoze cyane ku murongo wa telefone rero turakira ibitekerezo byanyu 0788 333 0100 mutubwire ababyeyi mudukurikiye mutubwire ese uburere barimo batubwira bimeze bite bati ntabwo byoroshye ariko ni inshingano murazitwaramo mute aho muri hanyuma abana namwe mudukurikiye mutubwire ese birakorwa hanyuma se ubwo burere niba batangiye kubagorora n'ibindi nk'ibyo byose mwebwe aho wenda ntaho mugorana ntaho bigonganira mutubwire tuganire turebe n'umuti niba uhari mushobora no gutanga inama nk'uko Aurore yatubwiye ati umwana yarambwiraga ati ariko nawe iyo uje uvuga ngo ibi ntibyakozwe ntibyagenze gutya ntunatubaza ngo kubera iki mwebwe se mugira umwanya wo kuganira n'ababyeyi mugira umwanya wo babaha umwanya bakabumva ariko namwe mukabumva mbese mugahana ibitekerezo ku kibazo cyaba gihari kigakemuka kitaragera iwandabaga bimeze bite 0788 uyu nguyu aragiye ariko nimugaruka turabakira n'ubutumwa bwanyu ndaje ngende mbuvanga ni ikiganiro cyacu ketire dalo
alo alo iyo tugufasha ukarangara nyine ubwo baba babujije abandi nabo kugira ayo mahirwe ubwo natwe turabwira ukaba ugiye alo alo habaye ikira menya harimo sinzi uko bimeze reka tube tuganira turaza kugenda tureba uko bimeze hari rero byinshi twagiye tureba ariko Eric harakantu yaravuze ati iyo harijemo amakimbirane y'abantu bavuga ibintu nyuma y'umuganda cyangwa nteko z'abaturage ukavuga uti mana ibi ni ibiki ubundi iyo bigenze gutyo ubundi hakwiye gukorwa iki umwana aragenda akaba umucakara w'ibyo bibazo byo muri urwo rugo umwana arahava akajya aho bitari ababyeyi barenga ibibazo byabo bakamenya ko hari abandi bantu babakeneye bigenda bite murakoze cyane akenshi iyo habaye ibibazo by'amakimbirane bigira ingaruka ku bana murabyumva abana bamwe bahunga ababyeyi babo ugasanga ni kwa kundi basanga mu muhanda bakaba inzererezi babandi ubona twirwa turwana nabo ubundi abana bakajya mu biyobyabwenge abana bishakirije ibisubizo byabo kuko ntabwo umwana yishimira kubona ababyeyi be cyangwa abamurera kuko Eric yabivuze ko umubyeyi si uwabye n'abandi bamurera iyo harimo amakimbirane batumvikana bigira ingaruka kuri wa mwana ndetse nabo bibagira ingaruka aho ubwabo iyo namwe ubwanyu mufite amakimbirane mu muryango ntabwo mubasha gutera imbere kuko biriya n'igihe bituma utabasha no kujya mu kazi kari gatunze umuryango kubera ya makimbirane urahungabanye ugize ibibazo uratekereza na ka kazi wakoraga mu kazi kagutezaga imbere katezaga umuryango imbere ntabwo ugakora neza iyo udakoze akazi neza rero igihe binakuviramo kwirukanwa mu kazi icyo gihe ni wa muryango upfa icyatungaga umuryango nticyongera kuboneka ubwo urumva iyo babandi nabo bagiranaga amakimbirane yabo umugabo n'umugore cyangwa n'abandi iyo bagira amakimbirane akahungabana umwe akajya mu biyobyabwenge nawe n'abantu bakuru burya babijyamo n'umugore nawe akajya gushakisha ubuzima kubera ko mu rugo bitagenda neza usanga bigira ingaruka ku muryango no kuri sosiyete muri rusange Serge nk'abantu b'inshuti z'umuryango bigenda bitaho ngaho abantu nk'abe mubabonye mubafasha iki ko twagiye tugaruka cyane ku bana ariko nyine naho baba hashobora kuba ikibazo gituma na wa mwana agira ya myitwarire twabonye mwana bikomojeho mu mikoro n'ibindi hako noneho nk'izo ngero Aurora duhaye nk'inshuti z'umuryango ko ari inshingano zanyu gufasha ba bantu kujya mu murongo uboneye uhamye mubigenza muti duhe ubuhamye nibyo nk'uko bivuze nk'inshuti z'umuryango iyo tumenye ikibazo aho kiri mu muryango harimo nk'ayo makimbirane icyo dukora cya mbere na mbere ni ukubegera tukabaganiriza inshuti z'umuryango zigenda buri gihe ari umugore n'umugabo kugira ngo buri wese yumve ko ahagarariwe umugabo niba afite icyo ashaka kukubwira ntabitinye kuko wenda abona ari abagore cyangwa umugore tugenda turi babiri ubwo turabaganiza twabwiye ko turi kumva bimeze bite hanze aha baravuga ko muteza umutekano muke kubera amakimbirane mufite ashingiye kuki aho ngaho rero uko nk'inshuti y'umuryango bakwisanzuraho ko babazi ko ntabwo tuba tugiye kubaneka ahubwo tuba tugiye kugira ngo twumve ikibazo cyabo tugerageze kubumvikanisha buri wese tumubwire tumaze kumva icyo atubwiye tubagira inama ukuntu ayo makimbirane bayahagarika kenshi usanga menshi amakimbirane ashingiye ku mitungo umugabo afite umutungo adashaka kwereka umugore bityo bigatuma umugore nawe akabimenya yabimenya akavuga ati uranshushanya bitewe nuko utanyereka aho ubika kandi duhuje twarasezeranye ivangamutungo ubundi bimeze bite muri icyo gihe turabigisha tukabagira inama tukajya inshuro nyinshi kuko ntiwabigisha rimwe ngo babyumve nanone iyo byagenze gutyo usubira nk'inshuro 3 enye noneho bakakubwira ati tumaze kumva ibyo mwatubwiye natwe tugiye kwisubiraho turakemura ikibazo abo hari abameze gutyo batwakira bakemera rwose ugasanga bisubiyeho ndetse n'abana bakongera kumva batekanye muri urwo rugo ariko hari n'abandi noneho bananirana ku rwego rwo hejuru
niyo wateka ibuye ntibakumve wabo ngabo iyo bigenze gutyo nyine n'uwandi tubashyikiriza aba affaires sociales tukavuga ati twananiwe namwe mujye kugira ubuvugizi mwakora hari abo ari n'igihe bafata desante bakagenda na executive bakajya kubareba kuko umutekano uri muke n'abaturanyi babo ntago baba bamerewe neza niba barara barwana abantu bose bakarara badasinzire bajya gukiza babatashobora gupfa umuntu ugasanga twese barabitubajije abo bariho nabo tubagira inama uko dushoboye abatwemereye tugashimira Imana ko twagitsinze aho tunaniwe tukabwira natwe abadukuriye tuti aha twaragerageje namwe mujye kureba mwumve niba ntacyo mwadufasha kubageraho ariko nyine tukaba twababwiye ukuri kose uko bimeze uko babitubwiye ko hari ubundi ushobora kujya ntibagire icyo bakubwira bakamenya ko uje kubafunga se cyangwa kuboneka niyo mpamvu bahisemo inshuti z'umuryango handi ugenda ugiye kureba akakwiyumvamo ntakwishishe akaba yakubwira byose noneho ukagerageza nawe kumufasha umugira inama ari na bwa bukene bafite hari igihe baba bafite ubukene butari na ngombwa bashobora no kuba bakemura ubwabo ahubwo ni kwa kundi baba badahuza neza bashaka ukuntu bakorera hamwe kugira ngo biteze imbere ariko iyo bagira inama kababwira kuyoboka sako umubyeyi ni ukurera ugakuza neza wuzuza inshingano zawe za kibyeyi zose kandi ukabikora ubikunze. Rakoze cyane Pacifique kaza z'imibereho yabayemo mu gihe kibanza bigende gute ahari bimeze neza bikorweho iki ndagira ngo mutange inama ku mpande ebyiri ku mubyeyi no ku mwana kuko buriya ntabwo ari ibintu bigenda sansinike hari ibyo umwana nawe hari ibyo yakira kandi nawe akagira ibyo guha nawe ukagira ibyo wakira hanyuma mugahuza mugakora wa muryango utekanye. Duhere kuri Aurore hakorwa iki kugira ngo bwa burere twifuza wa mwana dukeneye ubereye igihugu bya bibazo bihari abantu babirenga ariko ubuzima bw'umwana bukomeze kuba bwiza n'uburere bwe bumere neza dore muri iki gihe biranakaze ushobora kujya ku kazi wagiye guhangayika nkuko Serge yabivugaga wagaruka ugasanga wahangayikiraga ntibikira uko wabisize. Murakoze cyane inama natanga rero nagira ngo nk'ababyeyi tugaruke ku nshingano zo kurera ariko cyane cyane no muri iki gihe turimo cya covid nyine twite ku bana cyane duhana abana impanuro dukurikirana abana tuganire n'abana aho kandi n'abana bumva impanuro bisanzure n'ababyeyi nk'ababyeyi cyane twite ku bana cyane twite cyane urabona ko umwana abyuka umwana tayimutebo y'umunsi tuzi ko umwana ari bwirirwe mu rugo hari abari bufata amasomo amenye igihe cyo kwiga amenye igihe abyukira twigisha abana imirimo mu rugo tubagurira ibitabo basome bihugure mbega bagira umwanya muke wo kujya kuri za televiziyo abana bekwirirwa kuri televiziyo kuba zifite abana bekwirirwa bakura ubusanga bazirere mu makaritsiye ko badafite izo televiziyo ariko umubyeyi nk'umubyeyi n'uha umwana gahunda tuyu munsi ukora iki mu gitondo ukora iki amasaha isaha yo kwiga zo gusoma ugira umwanya wo kuruhuka tubigishe na siporo agira umwanya wa siporo none uze aho utahiye uze kuza usuzuma ati zataye mutebo naguhaye imeze iti iyo umwana azi kuri bugaruka ukamubaza bya bintu wamuhaye urabikurikirana ariko kandi nagira ngo n'ababyeyi nubwo tukimuko byo nyuma y'i covid nirangira tujye twita ku murongo igihugu kiduha hari umurongo mwiza w'umugoroba w'ababyeyi tuganiramo izo nshingano zose aho uyu mwana yananiranye tukagana mu buryo bwegetse umwana muri karitsiye ameze ate tukazwabamo gahunda nyinshi nziza zo kuganira icyubaka umuryango nitwitabira izo gahunda nk'uko yabivuze z'abafatanyabikorwa zidufasha kurera uziko n'ibibazo by'amakimbirane muri wa mugoroba w'ababyeyi tubiganiramo tukareba se mu mudugudu wacu duhagaze dute mu muryango niho yana y'amakimbirane no tuyaganira abafite amakimbirane bagakemura ese babana tubona mu muhanda s'abana bacu bajya mu ishuri babana batajya mu ishuri mu rugo rwo kwa kanaka abana bose bajya mu ishuri nimba batajyayo birirwa hehe nuhura n'umwana gusa uko twese duhura n'abana badusaba umwana nagusabira uzamumenya ese uyu mwana niho yituma ni mu muhanda unakurikirane nk'umubyeyi urebe ubuyobozi bukwegereye
bushakishe nk'umunsi uzwi hariho gahunda yo gushakisha abana bari mu muhanda, wabona ababyeyi babo bakaganirizwa, nimba ari ikibazo gituruka ku babyeyi bakongera ukabubaka, nimba ari ikibazo gituruka ku bana nabo bakaganirizwa, ukaba inshuti y'abana atari abawe gusa, n'abo bo mu mudugudu muturanye. Naho tugenda mu mujyi tugiye guhana, uhura n'umwana umukurikirane. Iyo niyo mpanuro natanga kugira ngo tubashe koko kugarura, gufatikanya twese nk'ababyeyi tugarura abana, kuko nzi ko dufite abana koko barimo bafite uburere, ariko nabo bafite uburere bashobora kuducika, tutarebye neza baducika. Murakoze. Ati tutarebye neza baducika, dufatanye tujye inama kandi twitabire gahunda zihari kugira ngo zidufashe zunganire za mbaraga umubyeyi abafite. Hanyuma rero tugere kuri Bwana Serge. Murakoze. Nge nk'inama natanga ku mpande zombi, haba ku babyeyi ndetse no ku bana. Ababyeyi mbere na mbere nibo bagomba gufata iya mbere kugira ngo bite ku bo babyaye, ndetse bite no ku bana n'abatari ababo, kuko umwana wese ni umwana w'igihugu, bagomba kumwitaho uko babishoboye. Twubahirije rero na gahunda yo kubyara abo dushoboye kurera, byaba byiza kurushaho, kugira ngo turinde abana benshi bajya mu mihanda cyangwa bateze ibibazo, bigatuma igihugu cyose gihangayika kubera wowe utarashatse kumva inama bakugira. Niho usanga abantu babyara abantu, ugasanga ko buno nta orphelinat zihari, ati ngenda mutereke hariya, baramutora bamushakire marayika murinzi. Ba marayika murinzi ubu nabo barahangayitse ko abana baratoragurwa ari benshi kandi ba marayika murinzi ari bake, ugasanga rero nabo barabashyiraho umugogoro, barabarushya. Wabyaye ushoboye kurera, nta n'impamvu kugira ngo umwana wibarutse ubwawe wagire ku gise, ugende umushyire inyuma y'inzu y'ahantu wigendere, cyangwa umute muri ruhurura wigendere ngo umuntu araza mutore. Ibyo nabyo tugomba kubicika, ni ingeso zitari nziza, cyane cyane bikunze gukorwa ku bana b'abakobwa bake, cyane cyane b'abakozi mu ngo, cyangwa se abandi bishyize mu bakora akazi k'uburaya. Abo nabo bari bakwiye gushaka ukuntu bakora bakivana muri izo ngeso mbi z'uburaya, kuko nazo zituma ntacyo bigezaho. Ariko bafashe gahunda bagashaka gukorera bakoresha amaboko yabo, atari ukuvuga ngo ni umubiri wabo batanga gusa, bagira ikintu cyiza bakora kandi kigafasha. Ku bana nabo rero inama nabagira ni ukwemera nabo uko ababyeyi babo bameze. Ni ukuvuga niba ababyeyi bafite ubukene, ntibintandaro kuvuga ngo ngenda baretse ngiye mu muhanda ngiye kwa kana ko bafite ibyo kurya, ahubwo akamenyera bike by'iwabo, ntarebere ku bandi bana ati bari bameze gutya na gutya, nanjye n'utampa ibindi agenda. None se uramusaba ibyo adafite abiguha bivanye. Akira ubwo bukene afite, ugerageze kumvisha umubyeyi ko agomba kuguha nawe agaciro, mubane muri ubwo bukene. Ejo n'ejo bundi muri bwa bushakashatsi ushobora kuzatera imbere, ukajya kwiga muri bwa bukene. Hari abana bajya kwiga ugasanga bataye ishuri, kandi ataravuga ngo babirukanye. Hari abo batubeshya ngo nagiye ku ishuri baranyirukana, baba babeshya. Ariko ni kwa kundi gushaka libertinage, kwirirwa bazerera gusa ntacyo bakora. Mperutse gusanga abana ahantu babiri b'abakobwa, abana beza rwose, baransaba, ndatambuka ariko ngeze ndabona, ariko se abana bicaye aha ni hafi y'iresitora, aho abantu bava muri resitora bategereza ngo babasabe. Nababwira ubundi hano muri gukora iki? Turi hano twaje gusaba, kuko nta babyeyi dufite. Ababyeyi banyuse barihe? Papa arahari ariko mama yarapfuye. Ngaho mpa nimero zabo nge bavugishe. Umukuru akarinda indwara ngo ntuwe, undi tereka nziguherata, ariko nawe ampa nimero zitari zo kumbeshya, ku buryo nahamagaye umuntu ati wanyibeshyeho rwose, aho ibyo wakubeshye si jyewe. Ndabakurikirana menyesha, ariko menyesha no mu nzego zo hejuru, nk'igihugu ishinzwe abana NCC, babwira ikibazo mpuye nacyo,
kuko hari amaze iminsi hari kampanye yo kuvana nyine abana mu mujyi babageza mu ngo iwabo abararayo kabiri nibaki bucya bongeye gutoroka bakagaruka mu muhanda. Ndabwo rero shanga mfasha amafoto yanyu ngiye kuyashyira ku rubuga hose, aho murajya muca hose barabamenya kandi barabamera nabi. Ikiza nuko mwataha mukajya mu rugo mbahatike ngahitike mugende mutahe mujye mu rugo. Ariko nari namaze kubaza nyine barangwa ati buro nta ne gahunda hari yo kubajyana aho turi kubajyana ntacyo twabikoraho ubu ngubu. Nuko ndabaherekeza bageze ahantu bahatike ndigarukira. Ariko niba baratashye simbizi, hari uwasubije ku rubuga aho nashyize hanze ari no hanze y'igihugu arafata abana hanze arabimageragere ndababonye mbona nshobora kuba mbazi mageragere. Ariko ubwo umwe yarambwira ati iwacu ni Kimisagara nkurikiranye atereka data ariko ngira narerewe sinzi abavuze hakurya iriya ngo naindi mu interna Rwamagana n'ubu naje ngo tuba kwa kaka nawe udashoboye ntacyo afite cyo kutugaburira. Nk'ibyo byose akumva ubwa buzima wenda bwo niba bana n'uwo mukecuru niba atamuhagije uko abishaka akajya mu muhanda nabyo sibyo. Kandi kuko muri iki gihe tugezemo nk'uko Aurore yabivugaga dufite igihe kirekire kugira ngo abana bazasubire ku ishuri, turebye nabi tutabitaye ngo tubakurikirane nk'uko duhangayika tujya gushaka ibibatunga, duhangayike nanone no kubitaho ku burere kugira ngo ejo tutazasanga bose bagiye gushakisha bakava mu muhanda, kuko barabwirana bafite aho iyo maze guhura barabwirana. Hari abo bacyuye ngo bakaba bamugeza ati ngese muranyuye ndahamara kangahe yabona nanyira ngo wowe se wagize ngo turabana ngiye ndasubirayo ntabwo ushobora kubana nawe. Urumva ni ibibazo rero dufite inshingano zikomeye zo kugira ngo dukomeze tubungabunge ubuzima bw'abo bana nyine badafite uburere bwiza kugira ngo turi ko twabasubiza ku murongo. Arakoze cyane ati aduhaye n'ubuhamya burebure ariko nabyo byari bikenewe kuko buriya uwo mwana kugira ngo azajye gufata icyemezo cyo kurutisha umubyeyi w'umuhanda haba harabaye ikibazo ntekereza ko kinagomba gukemurwa na mbere yuko asubizwayo, kuko nasubirayo kitarakemuka azongera have. Bivuze ngo rero wa mugani ni ugufatanya, ni urugendo, ni inshingano za buri wese. Hanyuma rero Eric, ibintu bitatu. Icya mbere ni icyo Madame Aurore yagarutseho kare, umwanya ni ikintu gikomeye ku muryango. Twese dushobora kuba hari aho tutabikora neza, ariko kiba igihe cyo kwisuzuma umuntu ahe umwanya umuryango we. Icya kabiri hakwiye kujyaho uburyo bwinshi bwo gufasha imiryango gukemura ya makimbirane, kuko nibwira ko bimwe mu bibazo bihungabanya uburere bw'abana kimwe mu biza ku isonga ni amakimbirane mu miryango. Buriya n'umugoroba w'ababyeyi naho ukora abadukurikiye ntibagire ngo ntituzi ko hari naho udakora, naho ukora ntago burya amakimbirane yose ariko umuntu aba tayari kuyavugira mu bantu. Hari naho njya nkababwira nti mube muretse uyu mumama uyu mugabo tuze kumushakira undi mwanya wo kujya kuganirizwa. Ngira ngo mu buryo burambye hakwiye no kuzarushaho gutekerezwa uko hajyaho serivisi zindi zunganira umuryango, umuntu akaba yabifashisha ndetse n'ababihuguriwe ku buryo rwose umuryango ufashwa gukemura amakimbirane mu buryo budahutaza, kuko ibyasohotse hanze burya biba ari ibyageze wandabaga. Ikindi cya gatatu hakwiye gukomeza gukorwa ubushakashatsi. Hari nubwo twatangiye gukorana na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge nka Never Again Rwanda bureba uruhare rw'ibikomere dufite byaturutse ku mateka yacu ku makimbirane aba mu miryango, kuko birahari. Buriya amakimbirane menshi abantu barabizi, hari aba anashingiye kuri bya bikomere. Hari ibyo wumva mu baturanyi aho uri, hari ibyo usoma mu bitangazamakuru, ariko murabizi ko ibyo bibazo bifite uruhare runini kugira ngo tujye inama zirambye zo gukemura bya bibazo. Icyanyuma ni uko hakwiye no kujyaho serivisi z'ubujyanama ku
ku bana batoya baba bari mu mashuri. Buriya ngira ngo mu bigo hari aho abantu bita ba metroni cyangwa ba animatrice, hariho na ba animateri, ariko by'umwihariko kurenga kuri ibyo, kurenga kuri discipline, hakwiye kubaho ubujyanama buhoraho kuri ba bana. Ndetse ariko noneho muri rusange umuntu yanavuga ko dukwiye gukemura inzitizi zibangamiye umwana muri sosiyete, kuko burya n'abano bana twavugaga baba bararenze aho bageze aho bava mu miryango, bamwe bakabitamo mu muhanda, uretse ko ntabyemera. Burya nta mwana ukwiye kwitwa umwana wo mu muhanda, nk'uko mwabivugaga, umwana wese akwiye kugira umuryango, ariko turebe uko twakomeza gufatanya, nyamuneka dukemura inzitizi zibangamiye uburere bw'abana. Barakoze cyane abatumirwa bacu. Orore murakoze cyane. Hakaba nagira ngo nongereho gato, twavuze kugumya kwirinda amakimbirane, cyangwa twibuka ko hari n'abana bahohoterwa muri iki gihe cy'abantu hariho bishoboka ko baboneka ko hari abana bagihohoterwa. Nyamuneka ababyeyi be guhisha ibyabaye ku bana, babivuge hakiri kare, kugira ngo umwana abashe gukurikiranwa, ndetse anakurikiranwe n'uwahohotewe umwana, kandi tugumye gushaho kurinda abana ibyabangiza. Murakoze. Arakoze cyane Aurore. Dusoza rero, mwumvise byinshi, bagarutse ku burere bukwiye guhabwa umwana, bagarutse ku nshingano zitoroshye ku babyeyi, ariko babibutsa ko umubyeyi ikintu cya mbere uruhira, icyo byo kujya kuhangayikira kenshi usanga uvuga ko ari ukugira umwana wawe azabeho neza, byaba ari agahinda ugira ngo abeho neza ariko ari wowe urimo umufasha kubaho nabi muri iki gihe, ubwo kuzabaho neza ubutaha byagorana. Hanyuma ariko kandi nanone abantu bize ibintu by'ubujyanama nk'uko Eric yabivugaga, kandi ni benshi pe, ahubwo sinzi ahantu bari, niba bakora, niba wenda bihenze abantu ntibabagane, sinzi uko bimeze, ariko turabakeneye, kuko mu bindi bihugu n'ubundi ugenda ubona abantu baba bafite abantu baba hafi umuryango. Ikibazo gihari, wa muntu akajya kugisha inama undi muntu kandi azi neza ko atazamuvamo, zamubikira ibanga ikibazo, akamugira inama uko agisohokamo, cyangwa akamufasha, akamuherekeza mu rugendo rwo kugisohokamo, bikamurinda ingaruka nyinshi. Ubwo rero nk'igihugu nk'icyacu cyahuye n'amateka anakomeye nka jenoside, mbona byakwiye kuba impamvu nyamukuru ituma abo bantu baboneka, bagafasha abantu bize za psychology, abantu za sociology, abantu bafasha abantu kubaho mu muryango kandi bakabaho, n'ibibazo byaza bakabafasha kubitambuka, ubuzima bugakomeza, ntibibabereye inzitizi cyangwa se ibigenda kubata mu kobo. Hanyuma rero ni nk'uko rero yarabivuze, umuntu nanakugeraho kugisha inama cyangwa kwereka ikibazo afite, wimufatirana muri bya bibazo bye. Nk'umwana araje akugana akweretse ko wenda yaburaye cyangwa yabwiriwe utinda guhirindaza, ariko nanjye urareba ibyo bintu ni bibi, ni imico mibi, ni ingeso mbi, cyane cyane iyo bikozwe n'umuntu ukuze, biba n'ibyaha. Kavuga utari ko kubera icyo ufatirana uyu mwana kandi yarakugannye, nk'uko Serge yabivugaga, wamubereye inshuti, ukamubera umubyeyi aho ababyeyi be badashoboye, ukamwumva. Hanyuma ariko dufite n'abana bumva ko ibibazo byose bafite bigomba gukemuka, kandi kuri ino si ndababwiza ukuri, nawe umwana udukurikiye, igihe uzagera igihe ugakora ukabona amafaranga yawe, ntabwo uzajya wihaza ibintu byose ukeneye ngo ubibone, ntibikunda. Uko ugenda ubona ubushobozi, nuko ugenda ugira ibindi ukenera birenze na bwa bushobozi bwawe, ahubwo ukamenya ko ngo iki ndagikemura ubu, iki nzagikemura ejo, iki nzagikemura ejo bundi, uko ubushobozi buzagenda buboneka. Mwige kunyurwa nuko muri. Serge nabivuzeho, ndetse n'abandi bose babigarutseho. Buriya mu buzima uko waba uriho kose, uko waba ubayeho, uyu munsi ushobora kuba uriho nabi kubera ko wavukiye mu muryango ukennye, ariko ukakira ubwo bukene, ukamenya kububamo, bizagufasha no kugira umuhati wo gukora kugira ngo uzabashe kwiteza imbere. Ariko uyu munsi nutangira kumenyera gufata ibyo utavunikiye, bizakugiraho ingaruka mu bihe biri imbere, bizatuma ukura ntacyo uzimarira, uzahora uteze ikiganza. Kandi sinibwira ko hari umuntu wifuza kuba masikini. Ubwo rero reka dusabe buri wese agira uruhare, ni uruhare rwa buri wese. Mubyeyi, ni inshingano zawe ku ikubitiro. Umwana, ni uruhare rwawe kumva no kumvira umubyeyi wawe, ariko kandi ni n'uruhare rwawe gushishoza, hato hatazagira n'uza gukemurira ikibazo ariko akanakwangiriza ubuzima.